mwamusobanukiwe n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza? Ese waba uzi ingaruka ikomeye iyo ntambara ikugeraho? Mbese usobanukiwe n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini? Ushaka kumenya se umutego isi yose igiye kugwamo? Muri Bibiliya, igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo. Niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo, wakurikira ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu gica kuri TV1 buri ku isabato saa 9 z'amanywa ndetse no kuwa mbere w'isabato isaa 8 z'amanywa live kuri TV1. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefoni igendanwa 078 70 11 18 ukabaza uruhererekane rw'ibyigisho byitwa igitero gikaze usanga ku ma-DVD. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org. Mwese murararitswe. Inshuti bakunzi ba televiziyo ya TV1 ndetse by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu, turabakiriye. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye cyane ko mukunda iki kiganiro kibaganiriza ijambo ry'Imana, aho twiga ku ngingo zitandukanye ariko dushingiye ku ijambo ry'Imana, tudashingiye ku byo dutekereza, tudashingiye ku byo dushaka, ahubwo dushingiye ku cyo Imana yavuze, kandi icyo Imana yavuze gusa. Tuzi neza tudashidikanya ko kuva iki kiganiro cyatangiriye mumaze gusobanukirwa n'ukuri, ndetse muzashobora gusobanukirwa nk'uko Yesu yavuze ngo uguma mu ijambo ryanjye nizo umugisha wanjye nyakuri. Imana ikomeze kubahera umugisha guhitamo kino kiganiro. Tumaze igihe kuva uyu mwaka watangira twiga ku nsanganyamatsiko yagutse ivuga uko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Ntabwo iyi nsanganyamatsiko ifite abireba n'abitareba, ahubwo ireba buri wese, kuko buri wese yavutse ari umunyabyaha kandi buri wese Imana iramuhamagara kugira ngo abe umukiranutsi. Muri kino kiganiro rero turi kumwe n'umuvandimwe yatwibwira ahasigaye akanadusabira umugisha ku Mana tugatangira. Urakoze Ale, Twarushenyi Patrice. Ndamenyereye hano kuri televiziyo, abajya bakurikira ikiganiro tuba turi kumwe kenshi. Aho impamvu y'umurimo umuntu akabari harahandi yagiye, ariko reka tugire ibyiringiro ko n'ubundi abantu badukurikira ari benshi, tukaba tugiye kuganira ku byanditswe byera. Reka tubanze dushima Imana. Urakoze Imana yacu, uyu mwanya reka tugushimire ko ngiye kuduha ubutumire bw'Imana kugira ngo tuze utuganirize, twicare mu nama zawe, utuyobore, utwigisha icyaduhesha ubugingo hamwe n'abagenzi bacu. Ngaho rero utegura imitima, ubare yigaburira, natwe duhazwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Twaganiriye ndetse tumaze igihe kirekire twiga ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Muvandimwe Patrice, iyi nsanganyamatsiko iragutse kandi irakwiriye. Ntawe utaravutse atari umunyabyaha keretse Adamu wavuye mu biganza by'Imana, ariko nyuma aza kugwa mu cyaha nk'uko twabibonye. Bisoza kuva kuri Adamu, abandi twese tuvukira mu cyaha, kandi Imana iduhamagara kuba abakiranutsi. Mwatuganiriza iki ijambo ry'Imana n'ubundi rivuga kuri iyi ngingo y'ukuntu umunyabyaha ahinduka umukiranutsi? Urakoze. Ntabwo abadukurikiye bataza kugira ngo uyu mwanya barahita bahinduka abakiranutsi, kuko nta nubwo umuntu yabaye umunyabyaha umunsi umwe. Icyaha cyishe umuntu buhoro cyane kandi cyabikora. N'agakiza k'Imana rero, reba nawe igihe Bibiliya imaze yandikiwe kandi ivuga ko Yesu agiye kugaruka, ariko kuki bitaraba? Ni uko umunyabyaha nawe uko icyaha cyamwangije gahoro gahoro, ari nako agakiza kagenda kamuhindura buhoro buhoro, ariko bigasoza kagezweho. Ubwo rero umunyabyaha ni kumukiranutsi ryari? Ahubwo abantu baremera ko ari abanyabyaha kugira ngo noneho bajye bakwifuza kuba abakiranutsi. Kuko Baramu nawe yifuje kuzabona imigisha y'abakiranutsi ariko adashatse kuba we. Wakifuza ati rwose Mana uzame amaherezo y'abakiranutsi, ni ubugingo buhoraho. Ariko kuki yashakaga amaherezo ataragira itangiriro? Ubwo rero abadukurikiye bose turabanza twemeranywe yuko turi abanyabyaha, kandi atari ukubyemera gusa kuko wenda ari ijambo rivuzwe igihe kirekire, ahubwo umuntu yumvise ari we. Buriya Petero amaze kubwiriza kuri Pentekote, abantu ngo bumvise iryo jambo ribacumita mu mutima, babona urubanza rubariho. Icyakurikiyeho ni ukwibaza ngo tugire duti. Iyo tugire dute rero, umuntu
utarayumvira mu mutima ntabwo wahita umubwira ngo umunyabyaha ahinduka umukiranutsi gutya ngo bihite bigirwaho, yaba aguye umutego w'ikintu ataramenya. Ubwo rero uyu munsi gusa niyo ntego, ni uko umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Iyo Bibiri ivuze ngo umwuka naza azatsinda ab'isi, ni uko abantu batajya bemera icyaha, byasabye ko haza ubundi bushobozi bubyikorera. Ndagira ngo rero kuri iyi ngingo, kandi nzi ko abantu bayifitiye amatsiko ari benshi cyane, abantu bose bamaze kwibona batagifite icyo kuburana, ubunyacyaha bwaragaragaye. Ubu ntawe ukivuga ngo aho ntibambeshyera, yewe n'abagerageje kugira ukuntu bagira inshingano no kuba abantu bagira ijambo mu madini, bahabonye kuba umunyabyaha ari ihame ryabo. Yewe ibyiza byarakozwe, abantu bagerageza gutunganya ibigaragara, ariko bakumva muri bo imbere naho ibyaha byigeze bijya. Uko rero umuntu yumva ari umunyabyaha kandi ibisabwa yabirangije, aho niho igisubizo kiba kiri hafi aho, kuko aba agiye kumanika amaboko. Iyo rero ugiye mu Itangiriro igice cya 12, igice cya 12 cy'Itangiriro, ndagira ngo tubanze turebe umuntu amahanga yose yubaha muri Bibiliya witwa Aburahamu. Aburahamu, dufite abantu benshi batakwemera Yesu umukiza w'abari mu isi, ariko kugira ngo uzabone idini ritemera Aburahamu naryo. Ubwo rero abantu bamwemera rwose, bakanavuga bati Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Reka noneho ukubaho kwa Aburahamu nako kuba kw'abadukurikiye, kuba kwanjye two kumwemera kuko yanditse muri Bibiliya. Dore ko Bibiliya ivuga ko ari na sekuru w'abizera, ntabwo ari sekuru w'abanyabyaha, ni sekuru w'abizera. Umurongo wa mbere igice cya 12 cy'Itangiriro, abadukurikiye, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Bwa mbere wacu ni he? Buriya Aburahamu yabayeho afite ikirere aturukamo, afite umuryango, afite ubuzima nk'ubw'abantu bose bari ku isi bahuriyeho. Ariko ubwo tugiye kuba abuzukuru be mu kwizera, natwe dufite igihugu cyacu twavukiyemo, kandi Imana ishaka ko tubanza tukavamo, ikeneye kutuvanamo. Ureba Kaludaya hari ahantu hazwi, n'ubu amazina ahinduka ariko wahabona. Aburahamu niho yari umwe mu baturage baho, wahavukiye, uzi amateka yaho. Noneho Bibiliya iratubwira ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Ureba Kaludaya ni umugabane w'abantu bariho ariko batazi Imana rurema, batari ubwoko bw'Imana, batahinduwe n'ubuntu bwayo, cyo kora babasha kuba bayivuga, kuko no kwa Aburahamu iwabo barasengaga. Icyo batasengaga ni Imana yo mu ijuru, ni umuremyi, ariko barasengaga. N'ubu rero abantu barasenga, ariko uburyo basengamo ntabwo butandukanye n'ubwo kwa Aburahamu basengaga, kuko ikibigaragaza ni uko iyo Aburahamu niwe basengaga, ntacyo yakoreraga imitima y'abayisenga. N'uyu munsi abantu barasenga, kuki ibyaha bikiyongera mu mitima? Ubwo iyo Mana kuki idagira icyo ikorera abayisenga? Ntaho itaniye niyo kwatera aho Aburahamu yavukaga, kuko n'ubundi ntacyo yari imumariye. Ndi aho rero niho mpamvu Imana ibwira Aburahamu iti, na Aburahamu rero vayo, va aho hantu, none ujye mu gihugu nzakwereka. Ikitorwa kuri uno murongo, ntabwo Bibiri tubwiye ngo ujye mu gihugu mwereka, ahubwo imubwiye ko izakimwereka, ariko yamaze kuvayo. Ibyo bikatwereka iki rero? Bikatwereka ko nta munyabyaha n'umwe uva mu byaha aza aho ajya. Yahamya ko yavukiye muri Uriya Kaludaya, aho ntihagishwa impaka n'ibisaba no kuhiga cyane, ariko ntabwo ashobora gusobanura ngo mvuye mu byaha njyaha. Wenda yavuga ngo ngiye mu ijuru, ariko inzira inyurwamo umuntu ajya mu ijuru ni iyihe? Ese imibereho y'abatajuru abantu bayakira gute? Ngaho aho abantu bibayobera. Imana rero ibwira Aburahamu iti, va mu gihugu cyanyu, usige inzu ya so n'umuryango wanyu, ujye mu gihugu nzakwereka. Gusiga umuryango wacu ntibisobanuye kubitarura no gusohoka mu ngo zabo, ahubwo hari imibereho babamo tutagomba guhamanya nabo mu kuyikora.
ariko tubanze tujya imbere. Iyo ugiye mu gitabo cy'umugenzi, abapro barakizi, badukurikiye barahari benshi. Tunashimira Imana ko bajya batubwira ko badukurikira ahantu hatandukanye mu gihugu, turanabasuhuje n'abandi batandukanye, yewe n'abandi bari umunsi wa karindwi. Icyo gitabo cyitwa umugenzi cyandikwa mu bitabo byabo ko nacyo gitwaye, ariko witwa mukristo kirimo yavuye mu mudugudu w'irimbukiro akavuga ati ndajya ku musozi Siyoni, ariko n'umusobanuze ngo umusozi Siyoni uri he, abantu bawugiramo gute. Icyabigaragaje naho yaguye mu isaho gahenda gasaze, mugenzi we wamukurikiye amaje atatugeze niye, undi ati nanjye simazi umuvandimwe, gusa icyo nzi cyo ni uko inzira ijyayo inyura aha. Mugenzi we arindi yashidikanya Imana aravuga ati noneho ubwo tutangiye kugira ibyago turi mu itangira ry'inzira, ibintu bizatugora. Urumva ko ntabwo umuntu agenda aza aho ajya, ahubwo afashwa n'Imana yatangije umurimo wayo mu muntu, ariko ntabwo abahazi. Uwumva afite ahantu azi ajya ntabwo ari gabira neza, kuko Aburahamu ntabwo yabwiwe igihugu ajyamo, kereka umuntu ahunga kuba umwuzukuru wa Aburahamu. Ahubwo umurongo waho wa kabiri havuga ngo isezerano ku muntu Imana ikuye muri Uriya Bakaludaya. Uriya Bakaludaya ni mu bubasha umuntu atabasha kwivanamo, kereka Imana yamukuye. Nanone abantu bose babishaka batabishaka, ntabwo abantu bafite ubushobozi bwabavana muri kamere y'icyaha. Bareka ibyaha, babireka. Burya ibyaha binatera n'igisuzuguriro, n'umuntu akareba imyaka amaze, akareba ukuntu abantu bamwubaha mu muryango, akareba uko ahagaze neza mu idini ye, akagira ibyaha areka. Dore ko burya n'amadini anahana n'abantu bayo amwe n'amwe, ariko hari n'arekura abantu bose bakikora ibyo bishakiye. Hari amadini ahana abayoboke bayo bitwaye nabi hanze, none bigatuma abantu havuka icyo bita kwigengesera. Uko kwigengesera abantu bakakwitiranya n'uko bavuye muri Uriya Bakaludaya, ariko ikibiranga nta muntu wasohoka muri kamere y'icyaha ya mwuka. Icyo ntigishoboka. Abadukurikiye nanone nzi ko bari buhabaze kandi niteguye kubasubiza. Abantu bihariye ibyaha, kandi ibyaha si cyo kibazo. Ntabwo abantu, ikibazo dufite ubu ntabwo ari icy'ibyaha abantu bakoze, ikibazo abantu bafite nuko bavutse. Ukuntu bavutse niko guteje ikibazo kurenza ibyo bakoze, kuko ibyo bakoze ni ikimenyimenyi babikoze bakuze, ariko icyaha cyo ni amateka y'umuntu kwa Adamu. Ahari abadukurikiye kugira ngo tunakomeze batahagira ikibazo cyane, ubushize twabonye inkomyi ebyiri zibangamira umugambi w'Imana wo kutuvana mu cyaha iduhindura abakiranutsi. Twasanze izo nkomyi ebyiri, iya mbere ari uko twavutse, iya kabiri ari ibyaha twakoze tumaze gukura. Ubwo kwari kugira ngo abadukurikiye wenda biborohere kubyumva, baba barabikurikiye kugira ngo tubibutse. Iyo nkomyi ya mbere yabanje niyo mwari maze kutubwira yuko, ndaguha urugero. Buriya iyo abantu bamaze kwihana kurwana, n'abantu babatangira ubuhamya bati yari umuntu mubi, yari umuntu ugoye, yakubitaga uwo bahuye wese, nawe ubwo agahita yumva abaye umuntu w'Imana. Ariko ikibazo cy'umujinya nacyo ko batakireba abantu, we ntawe akigira. Abantu babaye abasambanyi, ariko si ikibazo cy'ubuhehesi nacyo cyarakemutse. Aho rero niho ngira ngo abantu bumve neza ko ikibazo atari ibyaha, ahubwo ikibazo ni icyaha. Aburahamu rero amaze gusobanukirwa n'aho atuye ko ari mu bantu basenga ariko badasenga Imana ngo isubize ikibazo bafite, ntabwo yaretse kuvayo. Imana imaze kumwemerera ko rero naramuka avayo imuha amasezerano. Nanone tugende buhoro igihe twiga Bibiliya. Abantu benshi iyo ubarebeye mu ishusho ya Bibiliya, usanga abantu insengero zuzuye abantu bashaka amasezerano y'Imana, ariko badashaka Imana, kandi bataranemera kwibavana, batanemeye kuva aho bavukiye mu cyaha. Gusa bakwigishwa ko Imana ari nziza, isubiza amasengesho y'abantu, abantu bakihutira kuyigira iyabo no kuyisaba amasezerano. Ndetse biranavuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ariko uwo murongo, igice cya 7 cy'Amatayo umurongo wa 7, ntabwo urangira muri musabe muzahabwa. Haranditse ngo munashake muzabona, munakomange ku rugi muzakingurirwa. Ibyo bintu bitatu rero iyo bimaze kumvikana, umuntu atangira kuba umunyamasengesho uzi icyo agiye gusenga. Hano baratubwira umurongo wa 2 ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye.
nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwo imiryango yose mu isi izahega umugisha. Iri ni isezerano ry'abantu bemeye kugendera mu bushake bw'Imana. Ni isezerano ry'abemera kuva muri Uri y'Abakaludaya, muri bo muri kamere, noneho bakemera guhinduka abana b'Imana. Icya mbere Imana bakorera ubwoko bukomeye. Ubwoko bukomeye dufite amoko mu Rwanda, ntiwapfa no kubona igihugu kitayagira, ariko Petero yavuze ngo turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yarose. Kuguhindura ubwoko bukomeye ntibisobanuye kumenyekana mu isi. Ushobora kuba uri ubwoko bukomeye isi itakuzi, yego, sibyo? Noneho nzaha umugisha, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Iyo tugeze aha rero niho noneho umuntu avuga ati ngiye kwihutira kureka ibyaha. Numvise hari amahirwe y'abantu bavuye muri Uri y'Abakaludaya, noneho bashobora kuba barihombeje igihe bari bariyo. Uwaba umuntu w'Imana, iyi mirongo yasohorezwa ku bugingo bwanjye. Ibyo bikaba bisa nkaho umuntu afashe amafaranga akajya ahantu kurangura, yamenye hari imari ya make, abandi bataramenya neza, noneho abantu bakazahamenya yamaze kuvana amaye. Ntabwo Imana icuruza n'abanyabyaha, yego, ntabwo Imana icuruza n'abantu. Ndetse abantu bajye bumva Bibiliya neza, no muri Maraki aravuga ngo nimuzana nanjye nzabagomoreraho imigomero yo mu ijuru muburaho muyikwiza. Ntabwo ari imigomero yo mu isi, ni imigomero yo mu ijuru. Kandi imigomero yo mu ijuru ni Yesu Kristo wabwiye Mose ati cya gihe nakuvanaga mu Egiputa, ninjye wakubwiye ngo ntuzabaze ngo ninde uzajya hakurya y'inyanja ngo akuzanire amagambo yanjye, ari iruhande rwawe. Yesu Kristo niwe wavuye mu ijuru. Ntabwo abamarayika ari imigomero yo mu ijuru, kuko nta bugingo bafite, nta nubwo batanga. Barinda umuntu ngo adapfa ataragirwaho ubutumwa, banamufasha gukunda iby'umwuka, ariko byagera ugakiza bakarekera. Imigomero yo mu ijuru ni Yesu Kristo. Yesu Kristo noneho niho Bibiliya itubwira ngo nzaha umugisha kandi nzogeza izina ryawe. Izina ry'Imana uyu munsi riratukwa mu bapagani kubw'abantu. Iyo rero abantu bamaze kugera aho hantu bahawe umugisha, ubwo ni Yesu Kristo bakiriye. Noneho izina ryabo riramenyekana. Ntabwo rimenyekana ku isi, rimenyekana mu ijuru. Niyo mpamvu birivuga ngo umuntu uzahagara imbere y'Imana akamamiriza imbere y'abantu, nanjye nzatura izina rye imbere y'abamarayika bera n'imbere ya Data. Kuba umuntu ari ku isi izina rye ritazwi mu ijuru, ibyo ni ibyago abantu bakwiye kwitaho cyane. Kugeza ubwo hari abantu bavuye ahantu babwiriza, bahanura, bakiza abarwayi, baraza bati natwe twakoze ibi, ati ntabwo mbazi. Ni iki umuntu utubwira ngo nzogeza izina ryawe? Yego, ni mu ijuru, aho urukiko rwo mu ijuru ruhamya ngo uyu nguyu mwise umukiranutsi, izina rye riramenyekanye mu ijuru. Isi ishobora no kukurenganya kuko nabirabangwa b'isi ntibabanga, kuko ibyo mu ijuru bimenywa n'abo mu ijuru na nyirabyo, ariko abo mu isi ibyo mu ijuru ntibakorana nabyo. Ndetse ibyahishuweho tuzagomba kugira tuhiga, haratubwira ngo umuntu wese umaze kujya mu ruhande rw'Imana, Imana imushakira izina rishya. Kandi iryo zina umuturanyi, umufasha we babana n'abana cyangwa ababyeyi ntabwo barimenya, ngo rimenywa n'umuntu wenyine uri hawe. Nzogeza izina ryawe, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Kandi biratubwira ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose mu isi izahega umugisha. Buriya ndagira ngo abadukurikiye babyumve neza, nimba ari ibintu abantu bakwiriye kumva cyane ni iby'agakiza. Kuko kumva ngo ijuru rirakuzi. Hari abantu bishimira ko abantu bakomeye babamenya, yaba afite nimero ya telefone ye akumva rwose ni ibintu by'igitangaza, ariko kubaho ijuru rikuzi ubwaryo nicyo gitangaza gikomeye kurenza nari ndwaye, nari mfite ibibazo, nari ndi mideni, Imana yarabikemuye. Ibikemura kuko ikwiye kubikemura abana bayo. Ubundi se ndi mubyeyi wakwifuza ko umwana we ajya mideni afite amafaranga? Erega hari inshingano z'umubyeyi akorera umwana nubwo umwana yaba arananiranye. Ndagira ngo abantu bahumve neza ko Aburahamu Imana yamubwiye ibyo izamukorera yabanje kuva muri Uri y'Abakaludaya.
noneho ibizakurikiraho bizaba ari ingaruka z'aho yavanywe, nta nubwo rero wahavuye ni Imana yahamukuye. wenda tutarakomeza kugira ngo uyu murongo urusheho kumvikana, mwatubwiye icyo uriya bakaruda ashushanya, kandi koko abantu benshi kirabareba, barasenga nta guhinduka, niko mwatubwiye kandi ku ijambo ry'Imana ryavuze. None se uyu mugisha wo azaherwa aho yavuye, ndifuza ko warushaho gushimangirwa kugira ngo n'abadukurikiye bumve uwo mugisha. Muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. N'ahangaha bwa mbere twari kuza kuhagera, tutanahagera n'ejo tuzaza no kwitaha tuzaza, kugira ngo ibintu abantu babyumve neza. Yego. Muri wowe ntabwo Bibiliya ivuze ngo wowe ni muri wowe hari habitsemo umugisha ab'isi bazabona. Yego. Aho rero kuko Aburahamu akiri umunyabibazo ubu, niyo mpamvu mba ndetse kujyayo, kuko reka nizere ko abadukurikiye n'ejo bazabahari, tuzagaruka ntitwaye, reka twihangane gatoya. Noneho umurongo wa 10 igice cya 12 cy'Itangiriro, inzara itera muri icyo gihugu, Aburahamu aramanuka ajya mu Egiputa asuhukirayo, kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Buriya kuba umuntu Imana yaramuraritse ikararika umutima we, agatangira kumva amasoko yo gukunda iby'Imana zigutse mu mutima we, ntibisobanuye ngo ibintu yabisobanukiwe. Yego. Kuko icya mbere, reba, kugira ngo ari amasezerano Imana yemera Aburahamu, inzara imukange gusa. Yego. Ntabwo handitse ngo arazamuka yahise aba umusuhuke, ahita umusuhuke. Ntabwo byari binaniye Imana kumugabuririraho aha avuye iwabo, ariko atanamanutse ngo ajye mu Egiputa. Yari kumugaburira n'ahandi hantu. Yesu yagaburira abantu barenga 5,000 ntawuhinze. Ariko iri jambo kumanuka, ubu dufite abantu badukurikiye benshi bamanutse. Kumanuka ni iki rero? Nta na rimwe mu mateka ya Bibiliya Imana yigeze ishaka kuvugira mu kibaya. Yarahigaragarije, ariko ntabwo yahavugiye. Igice cya 3 cya Daniyeli byari mu kibaya cya Dura. Abisirayeli bavuye mu Egiputa bajya i Kanani, mu kibaya cy'umusozi wa Sinayi. Ibintu bahakoreye biteye agahinda, aho baremye Imana ibasubiza mu Egiputa. Mu kibaya cy'Ishitimu hari hasigaye ibirometero 8 ngo bise bagire i Kanani. Yesu azamuka umusozi wa Elayono, abajyanye nawe bahararabagiranye, abantu bo kuva muri Bibiliya. Yego. Ngo bamanuke, nibamanuka barazimiza ubugingo bwabo, nibagume muri iri jambo risohoza ibyo ryavuze kuri bo. Ari bugufi bwo gusohora mu Egiputa, abwira Sarayi umugore we ati, ubwo ni umurongo wa 11, dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro, nuko Abanyegiputa nibakubona bazavuga bati uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Ndakwinginze ujye ubabwira uti ndi mushiki we, kugira ngo ngirwe neza ku bwawe ukirisha ubugingo bwanjye. Uyu ni umurongo, ariko wumve umurongo wa 2, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaha umugisha, izina ryawe riremere, uzakuvuma nzamuvuma, uzaba igitangaza. Muri make nawe ari umuntu wari kwitambika imbere ya Aburahamu ngo abeho. Oya, ariko reba, kugira ngo umunyabyaha wahawe isezerano agumane umutima urwanya Imana. Ibi rero abantu babyumve neza, nubwo abantu bakunda kuririmba mu makorali atandukanye, mu nsengero zitandukanye, abantu bumva hari umuntu uretse kunterefona ari mu burasirazuba ati numva nifuza gukorera Imana. Ariko wenda ashobora kuba nadukurikiye, yambwiye ko akurikirana iki kiganiro, ahubwo niyifuze ko Imana ikorera umurimo wayo muri we mbere y'uko bajya gukorera Imana. Abantu bakifuza gukorera Imana, bakitwa abakozi b'Imana, bakaririmba cyane, ariko ikibazo, ese ubu bwoba Aburahamu yagize bwo kutizera Imana ngo yumve ko icyo Imana ivuze ari ukuri, kuki yabugize? Kandi nta nuramukanga. Ibaze kugira ngo abwire umugore we ati, mva rero madamu, iki gihugu tugezemo cya Egiputa kiragoye, uri umugore mwiza. Abanyegiputa bakunda abagore, aho kugira ngo abantu barinde iyo banyica bamoye ubwiza bwawe, ujye ugenda usobanura yuko uri mushiki wanjye, nanjye bazajya bambaza, nzajya bavuga ko ni musaza wawe, maze ubugingo bwanjye bukire ku bwawe. Kandi yahawe amasezerano. Uyu munsi ni bangahe bahamya ko ari abantu b'Imana, ariko ubwoba bwamaze. Yego. Bagifite iki kibazo cyo kumva ngo ese nahinduka, ese Imana yabana nanjye bigakunda.
Aburahamu atangira kugira ubwoba. Ku murongo wa 14 Aburahamu ageze mu Egiputa, Abanyegiputa bareba uko wa mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba, bamushimira wa mugore, ajyanwa kwa Farawo. Agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe n'ingabo n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka ahanisha Farawo inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu aramaze ati, icyo wongiriye iki ni iki? Ko utambwiye yuko uyu ari umugore wawe? Ni iki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe, nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye? Nuko nguyu umugore wawe, mujyane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumwerekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Iri jambo impamvu turisomye twihuta ni iyihe? Nuko Aburahamu igihe yarageze mu Egiputa, harimo ibanga ry'Imana yo kugira ngo icyo Imana ishaka kumukorera gihinduke umucyo w'amahanga, abantu bamenye Imana. Egiputa yasengaga ibigirwamana, Uriya Bakaludayi yasengaga ibigirwamana. Aburahamu yagomba kuhava rero akagenda afite Imana mu mutima, ariko ubwoba bwamumaze kugeza ubwo abeshya ikinyoma kigera no kwa Farawo. Reba Farawo, umuntu w'umupagani, wo guhindukira Aburahamu umuntu w'Imana, akaba ari umubwiriza. Niko ni icyo kibazo wagize gituma utambwiza ukuri. Ubwawe wambwiye ko ari umugore wawe, ari mushiki wawe, nawe ubwe hamya kuri musaza we. Ni iki kibazo? Kandi niba akurikiye bamukoye ku murongo wa 16, kandi yabyakiriye kandi azi ko akosheje umugore we. None hano ku murongo wa 20 Farawo amuhaye indi mitungo, yaramwongereye. Azi ko arimo abeshya. Ni bangahe bahamya ko bakijijwe, hari abantu b'Imana bafite bakavuga ko bafite amasezerano, ikinyoma kikaba kigihari. Ubwo rero niyo mpamvu ngira ngo abantu badukurikiye bamenye ko kuva muri kuri Abakaludaya atari kuba umunyedini runaka. Abanyedini benshi barakicayeyo, bari ku kinyoma kandi bagahamya ko ari abantu b'Imana. Uwo ari kubona Aburahamu avuye muri Uri yari kuvuga ati umuntu w'Imana aragiye, ariko ajyanye umutima w'ikinyoma. Ndagira ngo abantu bahumve neza. Noneho rero Imana ihamagaye Aburahamu. Yego. Ariko Aburahamu ntabwo arimo agenda inzira igororotse. Kandi muri Yohana 14 Yesu ati ninge nzira n'ukuri n'ubugingo. None ukuri ni kuraba umutima we, ubwo inzira iracyarimo ibibazo. Kandi iyo nzira yayimanutse. Yego, kandi arimo aramanuka ko kuzamuka. Noneho abadukurikiye nabo biyumve mu mwanya wa Aburahamu. Imana yarabahamagaye, bamwe mu badukurikiye bari bafite ububari, bari bafite amarogi bararamo, bari banywa ibitabi, bari abantu barwana na umuntu utambuka muri quartier. Imana rwose irabahamagara, ibahamagara igira ngo bashyire muri Yesu Kristo utanga ubugingo, bo bahinduka abanyedini, bahusha intego. Bamaze guhusha intego, uyu munsi ijambo ry'Imana ribabumburiwe, bagira ngo bumva barahamagawe, ariko bakumva ntibageze mu gihugu cy'isezerano, bakagwa mu rujijo. Ndagira ngo bazakurikira ibyigisho bizabagezaho umunyabyaha ahinduka umukiranutsi. Ku gice cya 15 rero urumva Aburahamu arimo arananirana, nk'uko natwe tunanirana, kandi Imana yaraduhamagaye. Yego, kunanirana ntabwo ari icyaha kirimbuza umuntu. Oya, nawe yarananiranye, ni amateka y'umunyabyaha. Abadukurikiye tuzanabigarukamo, na Adamu yarananiranye. Niko umuntu ameze mu kunanirana rero, kereka yagumije kugundira ubuswa bwe niyemere kwigishwa n'Imana. Igice cya 15 hanyuma y'ibyo, hanyuma yo kumuhamagara, yo kuva muri Uriya Bakaludaya, no kugenda agenda abeshya, no kumuha amasezerano, kumanuka kugeza ubwo yirukanywe. Ndagira ngo ahantu bahumve neza, mu mpano Farawo ahaye Aburahamu harimo n'umukozi uzafasha Sara. Kubera iki harimo umukozi? Sara agaragara nkaho nta kosa yakoze kuri Farawo. Ikibazo cyavutse ko Aburahamu utabwije ukuri Farawo, akamubwira ko ari mushiki we. Bituma rero Sara we atari yanze gushakana n'umwami, kandi yibitseho Aburahamu. Iki kibazo dufite, abantu ingo zirasenyuka, abagore bakajya mu bandi bagabo ku ruhande, kandi mu makorari no mu materaniro bakazi nibayasibemo. Abo ni ba Sara. Kumva ngo afite Aburahamu w'ishutiye, umugabo w'isezerano, bakemeranywa yuko nihagira umujyana batazabihingutse.
n'agahinda. Niko n'abasambanyi bamera, ntawe urabibwira umugabo ngo amubwire ati rwose umbabare mugabo wanjye, umva burya twabanaga nagucaga inyuma umbabarire. Kandi aho niho hari inzira y'ubugingo no kwemerwa. Cyo ko umuntu aribaza ati ubuse nari bunyirukane, yarakara kanyica, noneho umuntu agahitamo kuvuga ngo uwo musozi kugira ngo ngusimbuke ndahitamo kubura ubugingo kuko ndabona binsaba ingorane, nigumira uko nari yigumiraho apfa kuba atarabizi. Noneho igice cya 15, hanyuma y'ibyo byose ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, kubera ko yagize ikibazo cy'ubwoba hirya, witinya, ni njye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Ariko ubanje gushira ubwoba imbere ya kamere. Abantu bamaze igihe barasengeye baratakambye kaba naho yagiye, yego, ijuru yababwira ngo witinya, ni njye ngabo igukingira. Kandi ibyanditswe byera niyo ngabo idukingira. Muri Zaburi 119 hari aho ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryawe nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumura, niryo ngabo idukingira. Aburahamu ashira ubwoba aramaze ati mwami Uwiteka, ikibazo cya mbere ngiye kubaza, uzangororera ngororano ki? Icya mbere ndagenda ndincike. Kabiri, kandi uzazunga urugo rwanjye ni Eliyezeri umunyadamasiko. Afite ikibazo noneho adashaka guhisha. Aha hose Aburahamu nta mwana afite. Sarayi aragenda akura. None Imana iti nzogeza izina ryawe kandi mu mateka y'inyokomuntu. Umwana abuze ibindi waha umuntu ntabwo byumvikana, nta munezero. Hari n'ingo zisenyuka ngo umugore ntiyabyaye, umugabo akarenganya umugore ukagira ngo kandi umugore arakira, sibyo? Ahubwo ikibazo ubwo gifite ndi nimba se bose batabonye umwana, ko bashakanye nawe uzi ko bizagenda, bagiye imbere y'Imana bakabwirwa isezerano, bagahabwa isezerano ry'Imana kandi bakanitegura kwakira uko bigenze, aho kugira ngo bibe intandaro yo kugongana. Ariko noneho Aburahamu ntabwo yigeze abipfa na Sara ko adafite umwana, ahubwo abipfuye n'Imana. Ikibazo mfite ubundi bwa mbere ndagenda ndicike, n'ibyanjye byose hari ugiye kubizunguza, hari ugiye kubitwara. Buriya ndagira ngo twongere dusubire muri murongo cyane abantu bawumve. Uzangororera ngororano ki? Yego, murongo wa kabiri w'igice cya 15. Yego, ko ngenda ndincike kandi uzazungura urugo rwanjye akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko. Yego, dore nta rubyaro wamaye kandi wavukiye mu rugo rwanjye ni uzaragwa ibyanjye. Mu muco wa Bibiliya buriya no kutamenya amateka, impamvu iyo umuntu yabaga afite abagaragu benshi yabashyiraga ku mirimo, agafata igihe cyo kubitegereza uko buri muntu wese yubahiriza inshingano ye, akazagera ubwo atoranyamo umwe ukuriye abandi akazabayobora. Ubwo wabyumva neza ugiye muri Matayo 24 umurongo wa 47 gukomeza, ngo aho umugaragu mubi yibwira mutima ati databuja atinze, agatangira kubita abagaragu bagenzi be akabima ibyo bagomba guhabwa kuko shebuja amusigiye ibyo mu rugo rwe. Noneho iyo rero umugaragu yazaga mu rugo afite umugore cyangwa se ukamushyingirira akahabyarira, uwo mwana yitwaga nyirarwo, yabarwaga nk'abandi bana bose, kuko wamuzanye ari umusore arahashakira. Umwana uhavukiye rero yitwaga nyiri uwo mu rugo rugo. Noneho Eliyezeri rero ntabwo yabaye umugaragu waje gushaka akazi ahandi, ahubwo hari umugaragu wahabyariye Eliyezeri. Ubwo Eliyezeri afite umugabane ku bya Aburahamu, kirumvikana. Noneho Eliyezeri agomba no kuzazungurwa ibya Aburahamu igihe nta mwana afite Aburahamu nyirizina uvuka kuri we. Yahuraga ari umuntu ucungira hafi aho ngo avuge ati umunsi uyu musaza yabyaye ubwo ibyanjye bizabirangira, nzaba ngiye ku ruhande. Ariko yagacungana n'umwaka wose akavuga ati ntibarabyara, ibi ni ibyanjye. Ninde muntu wavukiye iwacu mu rugo rwacu wazunguye ibyacu uyu munsi Aburahamu akaba ariho aba afitiye agahinda? Icya mbere umutima wa kamere niwe wazunguye ibyo mu rugo. Yego,
ibyo mu rugo, ubwo ndavuga iwacu mu ntekerezo, sibyo? Kuko umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana, kandi aho Imana itari niwe mutware w'intekerezo. Noneho Aburahamu ikindi kintu yakoze ariko giteye agahinda benshi bakoresha, nta rubyaro wamaye. Ikibazo agejeje ku Mana, agishyize ku Mana, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Abantu bagaca inyuma bati nta rubyaro wamaye. Kubaho udafite umwana w'Imana ntabwo ari ikibazo cy'Imana, kuko uwo yaratanzwe, ahubwo urugendo urimo urarugenda nabi bigatuma ugira ngo uri incike. Kugenda uri incike udafite umwana, kandi Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ndetse kandi yaratanze. Yego, Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 hari amagambo ndayakunda cyane. Bibiliya iratubwira ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Ntabwo rero abagenza urugendo rwiza nk'uko bikwiriye, ntabwo ari incike. Ndagenda ndi incike, nta mwana mfite, kandi Yesu yaratanzwe, kandi Yesu Kristo yatanzwe abantu batarabaho. Ariko Aburahamu kuko atarasobanukirwa inzira z'Isiyoni, zitarasobanuka mu mutima we, ntiwamurenganya. Ibyo yavugaga ni ukuri, nta mwana yari afite. Uzazungura urugo rwa Aburahamu rero yahoraga amureba imbere ye. Ndetse uyu munsi hari abantu benshi avuga ati rwose uyu munsi ndagira ibihe byo gusenga, ndetse nta n'uwo mu rugo ndi bubibwire. Yajya gupfukama ngo asenge, Eliyezeri akamubona imbere ye. Ubwo ni umutima wa kamere. Aho yatangiriye asenga nazi ko ariho asoza akiri, akibaza ukuntu yavangiwe akabiyoberwa. Naho Eliyezeri yazunguye urugo rwe, ibitekerezo byaragiye. Kandi Eliyezeri ahora acungana nuko hari umwana uvukira muri urwo rugo. Birumvikana. Abadukurikiye rwose baze gukurikira ikiganiro neza, ati uwavukiye mu rugo rwanjye niwe uzaragwa ibyanjye, kandi ati nta rubyaro wamaye, none urambwira ngo nzaragwa icyo gihugu gute? Njye ndashaje, cyakarazwa umwanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka mu rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Arashaje, umukecuru arashaje, kumwumvisha ko azabona umwana ntabwo ari ibintu byoroshye. Imana yatanga amasezerano iyahaye Aburahamu, mu kanya gato akayizera nk'uko twabibonye mu gice cya 12, ariko yajya kubona akabona nta mwana afite, akumva acitse intege, gusubira inyuma bikaza. Nk'uko abantu bicara batari, kuko igihe nasengeye, kubeshya ntabwo byamvuyeho, kurakara naho byagiye, ndetse bagatangira no kumva amajwi babwira ngo reka nushaka no gusenga uzabyihorere, ubusobona uzahabwa umugisha ute nta mwana ufite. Bakabereka ko nta mwana afite koko. Ariko Imana iragarutse ije kongera gusana ubwonko bwa Aburahamu bwasandajwe no kutizera ibyo Imana yavuze. Iti reka nkubwire, ndagarutse, ntabwo ari Eliyezeri uwo uvuga uri iwawe si uzaragwa ibyawe, ahubwo Imana ireba se wa Aburahamu ari mareba, ahubwo uzakomoka mu rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Biragaragara ko Aburahamu kuva yahamagarwa, kwizera kwe kuracyabyina, kurimo kuragenda kurahindagurika. Kandi ubwo ahari Aburahamu, abadukurikiye tuharenza Aburahamu, umurongo wa 5, noneho Imana ifata icyemezo iramusohokana. Hari aho baganiriraga iwe mu ihema, iramusohokana, iramubwira iti noneho rarama. Aburahamu arabikora, arararama. Hari mu masaha y'ijoro, inyenyeri zose zigaragara, ikirere gikeye. Noneho iramubwira iti noneho ndashaka ko ziriya nyenyeri ziri mu kirere zose uzibare. Ntabwo nzi amashuri Aburahamu yari afite, ariko n'imyaka yaba afite yose, n'uyafite ubu ntiyazibara, ntabwo yazibara, sibyo? Ntabwo ari ikibazo cy'amashuri, ahubwo Aburahamu zibare. Ikintu Imana yarikoreye Aburahamu abantu bakwiye gukurikira cyane, bwa mbere iyo atararamaga, igihe cyose yarabaga gutya nk'uko abantu turimo turebana, yabonaga Eliyezeri, yabonaga wa mugaragu, agahora amureba, abakozi bari he, Eliyezeri, amatungo ari he, abagaragu bariye, niwe yahoraga areba, azenguruka mu bwonko bwe cyane, bwari uzazungura ibyo bimuzenguruka, agahora abona ibintu byose akora, aravunikira umuntu wavukiye muri urwo rugo. Noneho Imana iti rero mbonye ikibazo ufite, urareba hano,
noneho ku buryo urarama, yego, kuko Eliyezeri ntabwo aba mu ijuru, nta nubwo ariho yaturutse, kandi ijambo ry'Imana twiratubwira ati muhoze imitima ku biri hejuru. Abafilipi igice cya 3, yego, n'Abakolosayi haranditse aho. Rero kurarama yagira ngo yigeze Eliyezeri mu bwonko, noneho atangira ararame. Kandi muri Matayo 24 Yesu ati ubwo nimuzabona ibyo byose bibaye muzararame. Aho rero ndagira ngo abantu bahumve neza, iti ngaho zibare, yagira ngo abanza atinde azibara, atagira igihe cyo kugaruka kongera kureba wa Eliyezeri. Aragerageza arabara, uko abara ubwonko bwe bugahugukira ibyo mu ijuru, uko abara buhugukirayo yumva wa muntu wari warigarura ubwonko bwe atangiye kuvamo. Ndagira ngo abantu bahumve neza, uko abantu bagenda babana n'Imana muri iri jambo, niko hari imbaraga igenda itesha agaciro umutima wa kamere, wa mwanzi w'Imana, wa wundi watwigaruriye, ugatuma umuntu yicara iwe. Hari n'abadakurikiye bafite n'abakozi mu rugo barenga umwe, akarangiza ukwezi adafashe Bibiliya. Ayifite uwo n'uyifite, utayifite gusenga ntabwo bisaba gukora urugendo, iwe yanasengera mu mutima, ariko akarangiza icyumweru adasenze. Kubera iki? Hari uwazunguye urugo rwe. Imana yemera kubwira ngo urarama, nurarama wa wundi atakaza ubushobozi. Noneho Aburahamu ntiyigeze yiguraguza ngo avuga ati mbonye inyenyeri 100. Imana amubwira iti ngusezeraniye ko urubyaro rwawe nzarunganya na ziriya nyenyeri zo mu ijuru. Ziriya nyenyeri zo mu ijuru tuzazireba mu Byahishwe igice cya 8 n'Ibyahishwe 12, aho tubona ko ari imiryango 12 yakomotse kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, nibo bitwaga inyenyeri. Inyenyeri ntabwo ari nk'umubumbe umwe, ziratatanye, zigomba kumurika kandi mu gihe cy'ijoro. Imana ari imibwira Aburahamu ngo nzakugeza ku rugero uhinduka umucyo w'isi n'abazagukomokaho. Noneho umwijima wo kuma kwiganzura isi igihe uhari. Umurongo wa 6 nuko Aburahamu amaze kumva yuko Imana imubwiye ngo urubyaro rwawe nzarunganya na ziriya nyenyeri wananiwe kubara, atitaye ngo ni umusaza, atitaye ngo umugore warashaje. Bibiliya tuvuga ngo nuko yizera Uwiteka, Uwiteka bimuhanyiriza no gukiranuka. Umunyabyaha ahinduka umukiranutsi gute? Nimba dukurikiye Aburahamu ntabwo yavukiye mu rugo rw'abakirisitu. Twebwe dufite abazivukiyemo ariko bataragera kuri umurongo wa 6, nubwo n'abakiri mu ntambara. Buriya ndagira ngo aha hantu humvikane, yego, gufata uracyari mutoya, yego, ngenda ndabona imyaka yagiye, ariko burya nawe waje, kuko buriya abantu bajya bavuga ngo nguzi ko ngukuze. Umuntu ukuze niwe ufite igihe gito, yego, umuntu wa mbere ufite imyaka myinshi niwe ufite igihe gito, kuko imyaka ye yarashize, irimo yagenda irangira, yagomba kumara ku isi, ahubwo ari mu kaga. Ariko ibyo nacyo bitwaye igikunu ko yagira umwana akavukira mu rugo rwe, akazungura ibye byari byarazunguwe na Eliyezeri. Ndagira ngo badukurikiye Eliyezeri bamwumvise. Noneho Aburahamu niyita ku myaka afite, nta nubwo umugore we yari atwite kandi nawe akuze, yizera ijambo Uwiteka avuze ko ari ukuri. Amaze kubyizera Aburahamu, Imana ibonye imyaka Aburahamu afite n'umugore we, irebye ukuntu ahangaye kubyizera, hari n'umwana w'umukobwa umara ukwezi ashatse yaba atarasamira akajya mu bapfumu, niwe bakamuyobora bati umenya barakuroze. Hari abakirisitu atijya kwa muganga. Ntabwo Aburahamu yigeze hari ahantu Bibiliya imushinja abapfumu ngo nuko ashaje atabyaye. Oya, kimwe mu by'Imana yavuze iti uva iwanyu rwose. Ntabwo ibyo mu byaha yakoze icyo ntabwo yigeze agitekereza, kuko urugo rw'iwabo n'ubundi rwakoraga ibigirwamana bigurishwa, akareba ukuntu igiti yagiye akakicara akagikonjonjora, akagenda akakigurisha bakakishyura amafaranga bakajya kugisenga. Ati mva nayo rwose ibintu nikoreye nanjye ubwanjye nyiri muti muhira. Noneho abagiye kuraguza n'abakiri mu bapfumu babyumve neza, baracyari hirya ya Uriya Bakarudaya. Amasezerano bita yabo baribeshya, n'ibyo bahawe ni Imana yita ku bantu bayo, ntabwo ari ikibazo cyo gukiranuka. Hano rero nuko yizera Uwiteka, Uwiteka bimuhanyiriza no gukiranuka. Haciye akanya gato Imana yongera mu isezerano
iramubwira iti ku murongo wa 7, ni njye Uwiteka wakuvanye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Buriya ku murongo wa 6 Aburahamu yamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo kubwo kwizera. Imana ibonye yizeye ibitizerwa ibyita gukiranuka. Imaze kubyita gukiranuka, ijyaje kumuganiriza yuko ariyo yamuvanye muri Uri y'Abakaludaya ikamusezerana ko izamuha icyo gihugu, arongera ashidikanya Imana. Umva uko umuntu ameze rero, ariko hejuru kubwo kwizera yabaye umwana w'Imana. Ariko umwana w'Imana, umwana ntabwo abantu bose bajye bumva neza biravuga ngo nimudahinduka mumere nk'umwana muto. Oya, nanjye ndi muto iwacu, ariko ubwo ndakuze, sibyo? Umwana muto uvugwa n'uri munsi y'ihe myaka, wa wundi ushobora kubona inzoka igenda hariya akagenda yisanga najya kwitora nk'utora akantu keza, yewe akaba yafata ikinyabwoya akagitamira. Umva umwana muto uwo nguwo n'uwamugira nabi ntabwo yamwitura inabi kuko iri mu mutima we. Ntabwo ari abana bose bitwa batoya, abantu babyumve neza. Aburahamu abaye umwana muto, wa wundi iwabo bagurira agakanzu. Burya hari umwana ubaho utishimira imyenda bamuhaye kuko ataramenya gutandukanya imyenda myiza n'imibi, ngo narimbye gato cyane, kandi utakanyisha ngo ni mishya cyangwa irashaje, ugitereka hariya akagita kigira mu byondo katitaye kuba umwenda ari mushya. Ndetse n'uwo mwana iyo agiye muri ibyo byondo ntabwo ndabona hari umubyeyi wamukubise. Kubera iki? Ni umwana azi ko ubwenge bwe butarashobora gutandukanya ibibi n'ibyiza. Aburahamu rero nawe ntabwo abaye umwana w'Imana ariko mukuru, abaye umwana muto ugiye kuguma akangiza ibintu, ariko yamaze kwizera iby'agakiza. Aho tumve neza. Noneho umurongo wa 7 arambwira ati, ni njye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aburahamu afata ijambo aramubaza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa ni iki? Yari yizeye iki se? Ku murongo wa 6 buriya abadukurikira yari yizeye iki kugira ngo yongere abaze ikibazo? Kandi icyo yari yizeye cyari kirenze kubaza ibyo. Guhabwa igihugu no guhabwa umwana ku myaka 100 birahabanye rwose. Ariko abantu babyumve neza, ejo hatazagira umuntu wisanga mu ntege nke ngo hagire amajwi amubwira ngo waciriwe Uwiteka. Hari igihe umuntu aba ari umwana wa wundi utita ku mwenda mwiza bamuhaye. Gukiranuka kw'Imana kugeranywa n'ikanzu. Ibyashuri 19 umurongo wa 7 haravuga ngo twishime tunezerwe tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare urabagirana mwiza. Aho rero abadukurikira kandi bafite umutima ukunda Imana, badafite uburyarya, bifuza ubugingo, ntibagacibwa intege no kumva hari ibimenyetso by'ubunyacyaha bikiri mu bugingo bwabo, ni amateka yo kwa Adamu. Noneho Aburahamu urabona ko hari ibintu yangije bidashingiye ku rwango yanze Imana, ahubwo bishingiye ko ari umwana. Ariko umwana ufite ibyiringiro kuri mu ijuru, kuko izina rye ryamenyekanye. Na Paulo nyuma abadukurikiye, na Paulo nyuma yageze ubwo asanga Abakorinto n'Abaheburayo, asanga baracyari abana. N'Abikorinto asanga nabo baracyari abana, aho bavuga ngo twe turabuye bagifite amakimbirane, abantu baba ari abana, ahubwo abana bihaye kuba bakuru, ejo bakora icyaha bati nkurikije ibyaha nkoze n'inkuzi sinzongera gusenga. Uri umwana, wowe udukurikiye cyari umwana, genda buhoro kandi cyakira kurusha imbaraga. Igice cya 16 umurongo wa 1, ndabona n'iminota yatangiye kwihuta. Sarayi umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwaga Hagayi. Aburahamu afite Eliyezeri, Sara afite Hagayi. Uri kumva neza? Kandi bose si abana babo. Uyu ni umunyegiputa Farawo yahayeho impano Sarayi igihe bavaga mu Egiputa. Noneho Sarayi anashimira Farawo ko amuhaye umwana w'umukobwa nk'ikimenyetso cy'uko bari bagiye kubana, ariko bigahinduka. Noneho ariko Satani we ureba aho abantu batareba, yari yamaze kumenya inkomoko ya Aburahamu n'umugambi Imana imufitiye. Noneho Satani atangira kwiga umushinga wo kuzajya agenda arwanya uwo mugambi w'Imana, ariko abiteguriye mu buryo butarebeshwa amaso. Ubu abadukurikiye, umuntu uzakugusha ubu wasanga ataravuka,
umuntu uzakuvana mu byizere ubu arimo arashakisha itike ngo azaze mu mujyi, nimba uri tuye mu mujyi cyangwa azaze iwawe umuha akazi ari gukorera. Umuntu uzakugusha ubu nta nubwo akuzi nawe ntabwo umuzi. Satani ategura Hagayi kuzava muri Egiputa kubw'umugambi wo kuzagusha Aburahamu, akazagera ubwo abona ahindutse kwa Aburahamu, kandi Aburahamu afite isezerano ry'Imana ko azahinduka ubwoko bukomeye. Satani aba yabibonye kare, ategura umugambi wo kuzahirika urwo rugo rwari rubanye neza. None reba, Sarayi yegereye Aburahamu aramubwira ati vura mugabo wanjye, dore nanjye Uwiteka nta rubyaro yamaye, ariko mfite umuja w'umunyegiputakazi witwa Hagayi. yaranamwinginze iki rwose. Ndega ntabwo iyi ni intambara zikomeye. Abantu abagore bakunda abagabo, kandi niwabona hari umugabo uguharika noneho hari nawe ubyikoreye, ariko kubera agahinda bari bafite ko kuba nta mwana bareba, na Sarayi akabona niwe bivuna, ariko akabona yanavunnye Aburahamu, agera ku rwego ruvuga ngo ngiye kumuguha akumbyarireho, Imana isohoza ibyo yavuze muri wowe, dore ko yanavuze muri wowe ntabwo yavuze muri twe. Ubwo atari muri twe rero ahubwo akaba ari muri wowe, n'undi mwabyarana nta kibazo. Umurongo wa 2, Sarayi ubwo ni igice cya 16 cy'itangiriro. Sarayi abwira Aburahamu ati dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabona urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Mwumva ko umunyabyaha ari agoye, yizeye Uwiteka imuhanyiriza no gukiranuka, yavuye muri Uriya Bakaludaya. Ariko nihe Bibiliya abadukurikiye nibura yabanje kwanga rimwe kabiri, wenda ngo yange yigiza nkana, acyumva iryo jambo umugore wamubwiye ahita yemera. Impamvu ni nyinshi. Aburahamu yari akuze, abonye umwana w'umukobwa ukiri muto. Ibyo ni rusange mu banyabyaha bose batarahinduka. Umuntu agira umugore, ariko hagira n'abandi bakobwa banyura hafi ye akabakurikiza amaso. Umuntu agira umugore, yewe hari n'abafite abagore beza, ariko hanze aha hari n'abandi bagore akabona barutuwe. Aburahamu ntiyanabanje kwanga ngo bigaragare ko yaganjwe, yahise yemera, bivuga ngo ikintu yari abwiwe cyari gihuje na kamere ye, n'ikiri muri we. Iyo sumaku iri muri Hagayi yinjiye mu ijwi rya Sarayi, ikorana na sumaku iri mu bwongo bwa Aburahamu. Noneho aramwumvira. Nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani, Sarayi umugore we ajyana Hagayi umunyegiputa kazi umuja we, amushyingira Aburahamu umugabo we. Aryamana na Hagayi, asama inda. Abonye ko asamye inda, bimusuzuguza nyirabuja. Ikibazo kiravutse rero kwa Aburahamu atari yateganyije. Izi ntambara zigiye kuvuka, Aburahamu yava kureba abagaragu agasanga umukecuru n'umwana w'umukobwa wabyariye aho ibintu byacitse. Hari imagara nyinshi cyane, akarwana kiranura. Yari atuwe abanye n'umugore we neza, nubwo bari babaniye mu cyaha. Ndagira ngo baradukurikiye baze kumva neza. Ibyanditswe bitubwira ngo iyo bikoresheje ijambo umugore bitusha ku idini, bitusha ku idini, bigatusha ku itorero. Uko Aburahamu yari abanye neza n'umugore we mbere nta kibazo, niko ushobora kubanye neza n'idini yawe utarakangurwa n'umwuka wera. Iyo umuntu akanguwe n'umwuka wera agatangira kwifuza iby'ubugingo, wihangane n'ibikubaho, ntuzagire ngo niwe wenyine uzajyana ikibazo nabo mwasengana rwose. Ntabwo turi bubice ku ruhande, kuko hatangiye kuvuka ibibazo bishingiye ku bagore na Aburahamu, kubera ko Aburahamu atangiye gukora ikintu cyitwa kumvira umugore cyane kurenza kumvira Imana. Iyo rero umuntu atangiye kwishyiramo mu bwonko bwe hakajyamo idini cyane, hari ubwo bisoza arwanyije iby'Imana nubwo watabishakaga. Aha rero abantu bahumve neza. Ariko umurongo wa 5 tunerekera ku musozo. Sarayi abwira Aburahamu ati guhemurwa kwanjye kube kuri wowe, ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe, maze ubonye yuko asamye inda biramunsuzuguza. Uwiteka bari we uducira urubanza wowe nanjye. Aburahamu asubiza Sarayi ati dore umuja wawe, mwitegekere umugire uko ushaka kose. Sarayi amugirira nabi, na Hagayi abonye bikomeye aramuhunga. Buriya rero ndagira ngo ahangaha tuzanahasubukurira ejo, kuko harimo amakuru ntagiye kuzamo menshi cyane.
igihe cyose Imana igeze mu bugingo bw'umuntu yego igakora ku bwonko, kubukoraho gusa ibibazo biravuka hagati ye na kamere. Pawulo niho yageze ku gice cya 7:15 cy'Abaroma ati yemwe mbonye ishyano, ninde wanyuze uyu mubiri unera urupfu. Igihe yari akiri igikoresho cy'abatambyi nta kibazo bafitanye n'umubiri utera urupfu, kuko bari bahuje muri kamere. Nawe rero ntuzatangazwe nuko ubanye n'umugabo wawe neza, n'umugore wawe neza, n'abana mubanye n'ababyeyi neza, hagira umuntu ushaka kwakira ubutumwa bwiza bati ibyo ugiyemo ni biki. Mbere umwana yatahaga nijoro bavuga ko anywa urumogi n'umukomi, ariko yatangira kujya ahantu hari amateraniro yo gusenga, ibyo bintu bigiyemo nkandi, none asubire mu rumogi. Umugore we wahora kumushinja ko ari umusambanyi yarakunaniye, yatangira gushaka kujya mu by'agakiza, urajya hehe? Nguko uko umunyabyaha ameze. Noneho Sara abwira Aburahamu ati ngo usabe, izi ntambara zivutse muri uru rugo uzifitemo uruhare, we wemeye agakiza kandi twaba tubanye amahoro mu cyaha. Kora ku buryo wirukana uyu mugore, dore ko ari n'umuja. None icyo Aburahamu yakoze, yarambwira ati noneho ni umuja wawe, umugenzi uko ushaka. Bibiliya tubwiye ngo Sara yamugirira nabi cyane. Uriya mugore mutoya abonye agiye gupfa afata umwanzuro aramuhunga. Niko abantu bazakomeza kubana n'Imana, gukiranuka kw'Imana kuzagira ubwo gusozwa mutima. Patrice turagushimiye kandi n'abadukurikiye turabashimiye. Imana ibahe umugisha, n'ubundi tuzakomereza muri uyu murongo. Ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi? Insanganyamatsiko ndende kandi insanganyamatsiko ikomeye. Ndumva mwadusabira umugisha, asigaye tugasoza. Urakoze Mana yacu, udufitiye umugambi muremure wo kutuvana aho twavukiye habi ukatugeza mu butungane bw'ijuru. Uhimbazwe. Komeza kutwiyoborera kuko urugero ntabwo turuzi. Udufate mu biganza kuko ari wowe wadukomeza, kandi wigisha abana bawe ibyo inzira y'agakiza isobanuye, mu izina rya Yesu. Amen. mwaba musobanukiwe n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza? Ese waba uzi ingaruka ikomeye iyo ntambara ikugeraho? Mbese usobanukiwe n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini? Ushaka kumenya se umutego isi yose igiye kugwamo? Muri Bibiliya, igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo. Niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo, wakurikira ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu gica kuri TV1 buri ku isabato saa 9 z'amanywa, ndetse no kuwa mbere w'isabato isaa 8 z'amanywa live kuri TV1. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefoni igendanwa 0788 70 11 18 ukabaza uruhererekane rw'ibyigisho byitwa igitero gikaze usanga ku madividi. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org. Mwese murararitswe.